Shalom, ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Ndumva ubushize twari turi kumwe, ariko abatarabonye ikiganiro cyanjye cy'ubushize nakongera nkabibwira. Nitwa Mukarugira Valentine. Ndi umubyeyi Imana yagiriye neza. Nari nateguye ikiganiro ubushize tukiganiraho. Nari nese agaciro k'umuntu imbere y'umuntu n'Imana. Ubwo rero nje ubwa kabiri, ariko ngira ngo twongere tugende tuganiraho. Ariko mbere ya byose mureke dusenga Imana. Turagushima Uwiteka Imana nziza, Data mwiza ukiranuka ugira neza, turakunezerewe. Ndaguhimbaje n'umwanya kongera gutuma nza imbere y'ubwiza bwawe. Imana wagize neza kuba wandinze, wagize neza kuba warinze abazakurikira kino kiganiro. Ndagushimiye ku bw'ino saha Mana, ongera kunkiza no kuntunganya. Tunganye n'umwanya ngiye kwinjiramo Mana, ndamagasa Satani kirogoya mu izina rya Yesu. Kandi kirita byose ndakwingiza kugira ngo weze Uwiteka Mana ubugingo bwanjye, umbabarire ibicumuro byanjye, ubugingo bwanjye Uwiteka Mana w'imbere y'ubwiza bwawe, kugira ngo ubwo ijambo rya butunganyijwe muri wanjye utunganye, kugira ngo mu bugingo bukore mu mubiri muzima. Ngiye gutanga Uwiteka mabye ko ari ngiye biturukaho, ahubwo zo no kururangurira muri ngewe. Kandi abazumva buno butumwa bazafashwe nawe, nuko uzahimbira imitima ya benshi kubwira ijambo. Mana tugiye kuganira ku kiganiro ko arimo n'ijambo ryawe. Ibyo twakora tutari kumwe natwe ntacyo byaba bitumariye. Bitugirire neza Uwiteka Imana nkuru, gire neza abantu wiremeye Mana, gire neza Uwiteka Mana abantu waremye mu ishusho yawe. Nicyo cyubahiro waduhaye, niko gaciro waduhaye imbere yawe warakoze. Ndagushimiye kubw'uyu munsi Mana, ndagushimiye kugize neza, nuko Imana ugiye kungirira neza mu byose, kandi wihesha icyubahiro kuko ngiye mvuze njyenyine. Nukuri Mwami ntacyo byamara, ariko wawe muri ngiye nkavuga Yesu karangurura, wagira benshi basha guhinduka kandi imitima myinshi igahembuka. Bisenze nizeye mu izina rya Yesu shimwe nakoze. Amen. Amena. Imana niduhana umugisha rero. Uno mwanya nje kugira ngo twongere duhure. Nukuri iki kiganiro njya kugitekereza cyangwa njya kugitegura nk'uko nari nabivuze, nagiye nganira n'abantu benshi nk'uko nabaka Imana ngira icyizere, nkaba naratangiye umurimo ndi umwana mutoya. Nahamagawe ndi mu myaka 17, aho nari ndi mu itorero, ariko nkurira mu murimo w'Imana. Mu murimo w'Imana si uko buri munsi wenda umuntu ahora ahagaze, hari bigiraho ukumva wenda wacitse intege cyangwa se ukagira ibya kirogoya. Ariko muri iki gihe, kuko mbona ko umugambi w'Imana kuri ngewe ari kugira ngo nkomeze umurimo wayo neza, nkurikije gahunda Imana igenda ishyiramo n'ibigenda ishyiramo. Muri ino minsi navuze ko ushobora kugenda nganira nk'ingeri zitandukanye nk'uko mwari mwabyumvishe ubushize. Natekereje ku miryango nyine, ntekereza ku bagabo, ku bagore, ku bantu bashakanye, mu rubyiruko se, muri buri cyiciro. Ubwo rero Imana itugiriye neza. Uyu munsi nari natekereje ku cyiciro cy'abantu hari se bashakanye, ariko noneho ndeba mu gihande cy'abagabo n'abagore bashakanye, mu ruhande rw'abantu bakura barisanze mu buzima bwo kuba bonyine, bataravutse ku babyeyi. Baravutse ku babyeyi, ariko ababyeyi batarabareze ngo babashe kubakuza, cyangwa se banabakuza ntibabashe mbese kubarira ngo bagume mbese babiteho bazagende basazanye. Hari abana bavuka bakisanga baba bonyine, hari abakuru bafite ababyeyi bakagira bakababura, noneho igihe kikazagera bakagira n'urushako. Ahangaha rero navuga ngo ko ari ibintu maze iminsi numva, kandi nkumva kenshi harimo ibibazo. Nagira ngo duse nk'ababiganiraho. Ni ukuri tugiye tugiranya gufashanya. Ntabwo aho ndi wenda ntabwo nabasha kujya kuri buri wese, ariko nituganira uzabona mugenzi wawe wabasha kugufasha, hamwe no gusenga Imana, hamwe no gukunda Imana. Imana izatugirira neza. Ubwo nyine ijambo nyamukuru twari tugiye kwigaho, cyangwa se twari tugiye kuganiraho, guhesha agaciro mugenzi wawe. Ese ni gute uha agaciro mugenzi wawe? Ari wowe mu mama, ni gute uha agaciro uwo mubana? Wowe mu papa, we mugabo, ni gute uha agaciro uwo mubana? Ubwo rero ni ukuvuga ngo muri iki gihe cya none, imiryango myinshi, hari imiryango myinshi yagiye
ubona isa nk'itandukana, ugasanga abantu bagiye bafite ikibazo barabana ariko mu by'ukuri mu nzu bakabana basa nk'abatabanye. Ubwo rero Imana yihesha icyubahiro kugira ngo mu bantu, kugira ngo iyo ikwiheshejemo icyubahiro nawe ukagira mugenzi wawe, icyo gihe umuhesheje agaciro. Ni gute se wamenya kwesha umuntu mugenzi wawe agaciro mubana mu nzu? Ni gute se wamenya ko uhesha mugenzi wawe agaciro mu gihe uri umugabo ugiye kurambagiza umukobwa? Ni gute wamenya ko uri kumuha agaciro? Wowe se mukobwa, ni gute umenya ko mugenzi wawe uri kumuha agaciro mu gihe mubana mu nzu? Ibyo ngibyo byose umuntu yagombye kujya abanza kubyibazaho, tukareba uburyo ki tubana n'abandi, haba mu ngo zacu, yewe haba no hanze y'ingo. Ubwo reka wenda dutangire dusoma ijambo ry'Imana. Turasoma ijambo ry'Imana hano. Reka dusome muri Petero wa mbere ibice 3, turahera ku murongo wa 13 tugeze kuri 15. Titire y'aya magambo haravuga ngo, titire y'amagambo hano ku murongo hafi ya munani, ariko titire y'amagambo iravuga ngo urukundo rwa kivandimwe no kwihanganira akarengane. 13 turatangiye ngo, mbese ninde uzabagirira nabi nimugira inshyaka ry'ibyiza? Ninde uzakugirira nabi nugira ishyaka ry'ibyiza? Wabanza ukareba se wowe aho uri mu rugo rwawe ufite ishyaka ry'ibyiza? Ese umugore wawe umukorera ibyiza? Ese umugabo wawe umukorera ibyiza? Ese umuturanyi wawe umukorera ibyiza? Ibyo byose buryo umuntu yubatse aba afite n'umuturanyi mubana, ukareba ibyo byiza ubasha kumukorera. Imana duhana umugisha. Ni irihe shyaka tujye tugira muri twebwe ry'ibyiza? Reka mbaze wenda ba mama, wa mubyeyi we, ni gute ugira ishyaka ry'ibyiza ku mugabo wawe? Hano navuze ko turi kureba cyane cyane ku bantu baba barashakanye bagashakana, cyane cyane abapapa bajya gushaka abagore. Kenshi hari igihe ajya kumushaka bati uyu nguyu ni imfubyi rwose, akamwizeza ibitangaza, nzakujyana n'aha, akamubwira mbese namwe murabazi ibyo kurambagiza. Ariko noneho ugasanga bya bindi wisheje mugenzi wawe ntubimuhaye, kandi waramweretse ishyaka ry'ibyiza, ariko wagera aho ngaho ishyaka ry'ibyiza ntiboneke, cyangwa nawe mugore ibyo ari gukora umugabo ugasanga rya shyaka ry'ibyiza ibyo yarakwizeyeho ntukibikora. Ibyo ngibyo bishatse kuvuga ngo ka gaciro kaba kari kagenda gatakara, ka gaciro yaje akwereka na ka gaciro waje umuzaniye, muri mwebwe umuntu wo kugateshanya. Twakomeje ku murongo wa 14 avuga ngo, icyakora nubwo mwababazwa. Reka nambare rinete, ndabona amaso yanjye atari kubona neza. Komeza ku murongo wa 14 aravuga ngo, icyakora nubwo mwababazwa babahora gukiranuka, mwaba muhiriwe. Ntimugatinye ibyo babatinyisha, kandi ntimugahagarike imitima. Ni byiza ko umuntu abasha kuba yababazwa bamuhora gukora ibyiza. Umuntu abasha kuba yakurenganya, ariko nukora ibyiza ntabwo uzababazwa. N'ububabara ntabwo bizakugeraho. Umutima wawe uzabasha kwihangana, umutima wawe uzabasha gukomera. Hagati yawe mugore nawe mugabo, uzi ninde uri kubabaza mugenzi we? Ese uyu mubabaje arimo kugira ishyaka ry'ibyiza? Reka wenda dusaba amagambo yose tuyarangirize icyarimwe kugira ngo turusheho kwihuta. Ijambo ry'Imana ryari rimaze kutubwira ngo ntitugahagarike imitima, ngo ahubwo mwubahe Kristo mu mitima yanyu, ko ari we mwami, kandi mube mwiteguye iteka gusubiza umuntu wese ubabajije impamvu z'ibyiringiro mufite, ariko mufite umutima w'ubugwaneza, mwubaha. Amen. Ikintu rero kiduteye ishyaka ry'ibi bintu turimo byo guheshana agaciro
ni uko tugira ishyaka ryo gukora ibyiza. Ukagira ishyaka ryo gukora ibyiza muri wowe, umuntu yakwata undi wowe kuki imiterere yawe ari iriya, kuki umeze gutyo. Nimba ufite ishyaka ryo gukora ibyiza, ni ukuri uzabuhesha Imana icyubahiro kandi uzaba uyubaha, unayihesha agaciro. Nimba wubaha mugenzi wawe umuhesheje agaciro, ariko nimba utamwubaha nta gaciro umuhesheje. Niko ijambo ry'Imana hano ritubwiye. Tugire ishyaka ry'ibyiza duheshana agaciro hagati muri twebwe. Uheshe mugenzi wawe wa mugabo we agaciro, umugore washatse umuhesha agaciro, muri bagenzi bawe mu rugo rwawe muha agaciro. Navuga ngo ni gute ushaka kumenya ko umuntu wenda se muri kubana ataguha agaciro? Tuvuge ku mugabo. Umugabo akenshi udaha umugore w'agaciro ashaka kugenda akava mu nzu akagenda atavuze, agasohoka pe akava mu rugo mu gitondo saa 11 akagaruka mu rugo saa 12 cyangwa saa 2 ataranaguhamagara. Icyumweru kigashira, kwezi kugashira, ukabona mbese abantu banye nta gaciro bahana mu nzu. No kuba icyo gihe rero Satani aba yabateye, nta shyaka ry'ibyiza muba mufite. Ishyaka ryo gukora ibyiza no kuhesha mugenzi wawe agaciro imbere yawe kuko Imana yakaguhaye, ukamuhesha agaciro kuko uti mugore mwiza, ndagiye gutya, ngiye aha n'aha, ngiye mu kazi se, hari aho ngiye, ndagaruka isaha iyi n'iyi. Kuko ngaha hagati muri bwo muhana n'icyizere. Ariko muri ino minsi Satani iyo ateye abantu, usanga abantu bamwe ugasanga umuntu arabyutse aragiye, ntabwo umuntu ahagiye, akazagaruka mbese ushobora no guhangayika ntamenya ngo yagiye. Hari nk'abagabo bamwe nkurikije abantu bamwe bari bagiye banganiza bakangezaho ibyifuzo byabo n'ibitekerezo tuganira, nagiye numva mu ngo hagiye habamo ibintu byinshi, cyane cyane mu ngo z'abantu bafite abagabo navuga badakunda kuvuga. Ushobora no gukunda kuvuga bitewe n'imico yawe ufite, ariko rero agaciro ka mugenzi wawe kamuha uti umunsi ndasohotse, twari dufite gahunda runaka ariko gahunda yahindutse, ndagiye wenda ku kazi umunsi nta kazi mfite, njya aha n'aha ndaje. Ese umunsi akazi kanjye, porogaramu y'akazi kanjye imeze gutya. Ntukora se, mwari mufitanye gahunda urayishe ntuyimubwiye, ugiyemo wenyine. Mudamu mwari mufitanye gahunda kuba mutesheje agaciro, yategereje ngo njya muri ya gahunda yanyu mwari mwihaye, ariko isaha mwahanye irindi shira atazi n'aho uri. Nose mu by'ukuri urumva wakubaza impamvu y'ibyo byiringiro byawe ibyo uri gukora, bamuvuga ko ari iyo mpamvu. Nuko nta gaciro ufite muri wowe, nuko urukundo rwawe rwamaze gushira. Hari n'abadamu nabo babikora, usanga umudamu uvuye mu rugo, uragiye, gahunda wari ufite ntuyibwiye umugabo, wenda se mwari mwanayumvikanyeho, ariko ukayikora wenyine utabwiye umugabo, cyangwa se ugashaka undi wenda muyijyanamo kandi utabibwiye umugabo. Ibyo nabyo ntabwo ari byiza, nta gaciro uha mugenzi wawe. Reka rero wenda nze nk'uwihuta nivugire gato ku bantu benshi cyangwa bamwe b'abasore bajya bashakana n'abakobwa bazi ko batangiye kumushaka kubera ko ari imfubyi. Ningera nimugeza mu rugo rwanjye nkanamutesa, ntawe uzamumbaza, mbese nta kivugira azaba afite. Nukuri sinzi wenda muri iki gihe ukuntu abantu bashobora kubifata, ariko ijambo ry'Imana ritubwira ngo nimba wubaha mugenzi wawe nawe akakubaha, muba muri gukorera Imana, muba muri gushaka ubwami bw'Imana. Ariko hagati yanyu mwembi uko muri babiri, ni ukuvuga ngo nturebe ukuntu zino ntoki zihuye gutya, mwabaye ikintu kimwe, ariko intoki zamaze gutandukana, rumwe rukajya iburyo n'undi rukajya ibumoso. Ni ukuvuga muri abantu babiri, ntabwo icyo gihe nta gaciro. Mwatandukanye gutya amaboko, urabona ku ntoki ziri ku maboko abiri, nkatandukanye gutya intoki, rumwe rukagenda uku nguku rukazenguruka n'urundi gutya, agaciro se ubwo muzagahana ryari? Ntakaba kagerageje, kaba kamaze kuko kagaciro mugahana kubera ko mufite ubumwe muri mwebwe, mugahana kubera ko mufite urukundo rw'Imana. Imana itugirire neza. Hari igihe usanga bibabaje, ugasanga nk'umusore usanze umwana w'umukobwa wenda wapfushije ababyeyi, ntibari banamara n'igihe banapfuye, aracyafite ibikomere by'uko asigaye wenyine, aracyafite wenda igikomere ko afite n'abavandimwe wenda bashaka kuba abana ari abarwayi cyangwa se nta n'abo afite. Yagera iwawe ukamwereka ko ntacyo avuze, kandi rwose yaje agufitiye ibyiringiro, bati mbonye nanjye umuntu wamfasha,
mbonye nanjye umuntu twahuza, ugasanga ntumuhahira, ugasanga ntumwambika, afite abana ntubamenye, mwarababyaranye kuzo nta n'umwe yazanye, mwese mwarabashakanye, Imana yabahaye umugisha, kuko ijambo ry'Imana tubwira ko abana ari umwandu w'Uwiteka. Noneho mwamara kugera aho ngaho mu rugo, ugasanga ya mafaranga ufite, uva mu rugo n'iposha umusigiye ntabasha kuba yarikoresha ngo akuremo ibyo kurya bihagije. Ntiwibuke ko umwana mu rugo ugomba kumugura umwenda wo kwambara. None se aka gaciro uracyagafite ku mudamu wawe? None se cyane ujya kumushaka wamushatse ko utazi ko abo bana uzabita ari abana bawe? Naho se nkaho wagusanze afite mbonye umuvandimwe, nibura nubwo kwita umugabo wakwita umutware, ariko yari akwirinda bati nibura iyo umuntu azampuza amarira. Maze iminsi rero muri ino minsi, no mu minsi yashize nk'uko nababwiye ko Imana izanyigisha ku ishuri rijyanye n'umuntu, nahuye na benshi bagiye banganiriza, yewe nibyo njye nagiye nibona n'amaso yanjye, nibyo nanjye bimwe nagiye ncamo bimwe nzagenda mbivuga buke bukeya, kuko ntabwo ari igihe cyo kuvuga byose, ariko usanga abantu bateshanya agaciro, kandi Imana nayo duha agaciro ikaduha isura isa n'iyayo. Nujya gutesha mugenzi wawe agaciro uvuti njyewe nimba asa n'Imana, ese mugenzi wawe we asa nande? Uvuti uyu we asa nande ko ndi kumutesha agaciro? Noneho ikijya kibabaza ni uko ujya naho ugeze ukamuvuga nabi kandi wakuvuga neza. Urumva we ari kuguhesha agaciro mu bandi, we wagera mu bandi ukakumutesha. Bantu b'Imana, Imana iradukunda. Urukundo rw'Imana nirwo rubasha gutuma tuvuga impamvu y'ibyiringiro dufite. Impamvu y'ibyiringiro bafite by'uyu munsi ni agaciro Imana yampesheje, ikangira umuntu ntigire nk'inyamaswa. Hari igihe rero umuntu ashaka gusa n'inyamaswa atazi ko yabaye nkayo kubera ibintu akora. Muzarebe ihene, nigeze kubona ihene iyo bayijyanye hanze kurisha itabishaka, cyangwa se bayikuye mu rwuri itabishaka, akenshi hari igihe ihebeba, ntabwo ibiza kuvuga, kuko nyine agaciro kayo nyine ni ihene. Ariko agaciro k'umuntu ntabwo umuntu akwiye kugira ubuzima nk'ubw'inyamaswa. Umuntu ngo abe inyamaswa muntu ntabwo bikwiriye, ko twaremwe mu ishusho y'Imana. Ega nakagombye kumenya ngo nimba usa n'Imana ntange nsa n'Imana. Noneho ka gaciro twahawe ko kwitwa abana b'Imana, ko gusa n'Imana tukaremwa mu ishusho yacu, ntitwiyambike indi sura y'uko twaswa nk'inyamaswa. Ugasanga igihe cyose umugabo araza, yaza mu rugo akaza ntashaka kuvuga, ntashaka, mbese yarakariye umudamu kandi nta kintu bapfuye. Ugasanga umudamu ugeze mu rugo kwifuza ko akugaburira n'ibyo utamusigiye. Tekereza kuvuga ati wenda urashaka kurya inyama, kandi mu rugo wenda niwe wasize wenda amafaranga yo kugura umufungo w'ibijumba. None se kilo kimwe cy'inyama, tuvuge niba uguze kilo kimwe cy'inyama kirangana n'umufungo w'ibijumba. Agaciro gatesheje umugore. Urashaka ko akugaburira inyama kandi wamuhaye ipura y'ibijumba by'uwo munsi, cyangwa se ipura y'izo dodo. Aha wenda avuga ntabwo abantu bose bagira ubuzima bumwe, ndavugira ku bantu bamwe wenda nagiye nganirizwa. Ugasanga wa mugabo we uguze inzu, umugore mwagombaga kubanamo urayimuhishe, uyisize ahantu runaka, ugiye kuba mu kazi wenda k'ishamburete, kandi wenda ufite nk'abantu nka 3 cyangwa 2 nawe n'umukozi. Uretse ako kazi ko kagiye kugahisha umugore, kandi ari umugore wawe w'umutima. Umunsi uramutse ugize nk'ibyago wenda ukarwara, nta n'umuntu ukaza, se aho ngaho bizagenda gute? Hisha umugore agaciro. Umugore dore ukuntu ibintu bimeze, ujya kumushaka wari umwizeye. Nimba se utakinamukunda, nta gaciro kimuhesha, bimubwire kugira ngo abimenye. Burya abantu babana, umwe akagira icyo abwira mugenzi we akumva atakishimiye, abasha no kuganira ko bati icyo kwa njye nabyumvaga gutya. Muhana ibitekerezo nk'abantu bashakanye. Ariko nabyumvaga, sinzi wowe urabyumva gute? Niko mbyumva. Nigeze kubona igihe kimwe umuntu umwe ahantu yari yaraguze inzu, ayigura ariko atagomba kuzayereka umudamu we. Aho hantu ahubaka igikoni.
amaze kubaka igikoni numva ko afite igikoni ni inzu ingana n'igikoni wenda nicyo nava cyangwa impamvu mvuze igikoni akazu gatoya k'ishambure k'icyumba kimwe na salo ahandi ku ruhande ashyiraho inzu nini arangije aho umugore yari arimo gupanga aramwimura amaze kumwimura amuza muri ka kazu gatoya ariko amuhisha ko iyo nzu yindi ari iyabo noneho amaze kubimuhisha igihe cyarageze asanga ko ari ngombwa aho hantu hari hakiri hashyashya agomba kuhacibura tuwarete urumva ko yamaze guhisha umugore ko iyo nzu atari iye ahubwo arimo gukodesha bwerekana n'igipapuro cy'ubukode bw'iyo nzu y'ishambure w'icyumba kimwe na salo urumva umudamu yari kuba adeseye ko uyu mugabo yambwiye ko iyi nzu atari iyacu none akaba arimo gukora n'igikoni inzu izabarwamo nande urumva atari ikibazo oya namwe nimumbwire urumva atari ikibazo ni ikibazo none se ni gute wajya kubakisha inzu ngo wubakishe tuwarete aho ngaho ataraha kandi na ba bandi mubana aribo bazanza kujya kuyijyamo cyangwa se nabo uzahana imfunguzo satani hari igihe ahuma abantu amaso k'agaciro ubwanyu mukakiyambura nawe uba wiyambuye agaciro kawe kandi wari ugafite imbere y'umugore ntazakugirira icyizere ubutaha ati si umuntu ko yambwiye ko tuje gukodesha tukaba dukodesha ahangaha mu nzu y'icyumba kimwe na salo ni gute agiye guha imfunguzo bari abantu baba mu nzu y'ibyumba 4 cyangwa inzu urumva ko deja nubwo wamutesheje agaciro bakamutesha ariko nanone nawe urakitesheje imbere ye abantu bagumye gukundana abantu bakubahana mu ngo z'abashakanye aha ndi kuvugira ku bantu bashakanye bagashakana umugabo yizeza ibitangaza umugore we kandi ntimukibagirwe ko nanone uri rukunda wagusanje ashobora no kuba yakuzakorwa n'undi nawe wakuza muhanda ku gaciro wikamwambura rero kuko wagiye usanga ngo nuko ameze nuko ngo hari abantu benshi usanga rimwe na rimwe ugasanga umuntu amwimya agaciro kuko arahavuka kubera uko asase uyu munsi ushobora kuba wenda uvuga uti ngiye mfite uburanga runaka cyangwa mu muryango runaka ariko ejo hawe ntabwo uhaza nta muntu umenya ejo hewe njye mbasha kuba namenya uyu munsi hanjye ariko ejo ntabwo mpazi niyo mpamvu ngomba kwihesha agaciro nkagahana mugenzi wanjye kuko Imana niba iduhesha agaciro ese kuki twe tugomba kukiyambura cyangwa tugakamburana ibyo ntibikabeho Imana itugiriye neza cyari gikwiriye umuntu mu buzima bw'uwo munsi no kwiyambara urukundo rw'Imana bakubaza n'ibyo byiringiro bya n'impamvu biri impamvu ukunda umugore wawe munsi ukunda umugabo wawe ukumva ko ariko Imana yaguhesheje agaciro kuko turi mu ishusho y'Imana niko yaturemye niko tusa kuko irimo kwambura agaciro mugenzi wawe n'Imana urimo kuyikambura ntabwo nzi wenda uko nabivuga sinzi uko mwe mwabifata ariko icyo nzi ko nimba uheshe uwo muntu washakanye nawe ukamwambura agaciro kuko ngo ukagira ntabwo umwe ngo ni imfubyi uba uri gusebya Imana urimo gutesha Imana agaciro ya yindi yakuremye uba urimo kwiyambura ubwiza bw'Imana yambabazwa rimwe na rimwe n'abamama benshi bajya bampa ugasanga rwose mwo bakiri bato umwana aracyari mutoya rwose ashakanye n'umugabo kenshi abagabo bakuze niba yakunda gukora ibyo bintu abagabo bakuze hari igihe bagera nko kuri abo bana agasanga abana ngende mukuru wenda ugasanga umwana atandukanye n'umugabo akiri mutoya amusigenda cyangwa amuhaye umwana ntafite aho azamujyana amusize mu nzu yo gukodesha ejo ari yisanze ku muhanda mutekereza ku gahinda muba muteye abo bantu ese imbere y'Imana we mugabo uzasobanura iki imbere y'Imana nicyo uzasobanura kuri abo bana uri kushukunya ku muhanda kuri uwo mugore gushukunya ku muhanda wenda aho wamukuye ntabashije kugira ngo umwana nahagurishije hari abagurisha avateka afatanye n'umutware wanjye tugende twubaka yamara kukugira amafaranga mukayarya mukayasangira agahita kwirukana iwacu aho nari ntuye nari mfite umukobwa umwe twakoranye akora afite ababyeyi ariko yabagaho nawe nk'imfubyi byatumye bamuha umugabane baragenda aragurisha amaze kugurisha asanga umugabo barabanye babyaranye abana bageze kuri 5 umugabo arangije bamaze gukena twa tundi rwose yazanye bari baraguzemo ubutaka nabwo igihe kiragira umugabo ngo barabugurisha ubundi afata inzira arigendera amaze kugenda umugore yishwe na stress na wa mugore yaje gupfa
abana barasigara. Mwumva ukuntu bitera agahinda. Aha ndi kubivuna agahinda, kuko burya imfubyi zikurira mu buzima bubabaje, zikurira mu gahinda. None nimba uzi ko washatse umugore w'imfubyi ukarimo kumutera agahinda, ni ukuvuga ngo ushobora no kumutera stress, akaba yanakwiyera, nk'uko abantu benshi nanga muri ino si ya none twumva ngo abantu bariyahura, ariko nabo ni abatazi Imana. Nifuriza buri wese kugira ngo nubwo nawe kandi witwa ngo aho ngaho umugore ugira stress, ugomba kwihangana, ukumva ko nimba ubuzima buhindutse ukizera Imana, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana ni se w'imfubyi ikaba umugabo w'abapfakazi. Ibyo bagombye kubifata bikakujya mu mutwe, ko ibyo ari byo byose hari ibyiringiro by'uko umuntu aramuje. Impamvu y'ibyiringiro, mbasha kuba mu rugo, urugo mbaho ntahahirwa, mba mu rugo ngererwa, njya mu rugo ntukwa. Urazi ibyo byatinye ngo cyawa, numva namwe ngiye sinatinya kubivuga, ariko abantu benshi barabivuga. Ugasanga umugabo yinjiye muza kubisa urugi, ugasanga umugabo yinjiye, se ibi bintu ni ibiki mwatetse uyu munsi? Arateka ibiki uyu munsi kandi yatetse ibyo wamuhaye? Inshuti zanjye, ikindi cyari dukwiye no kugira ngo abantu bahindure ubundi buzima. Duhana agaciro mugenzi wawe nk'umuntu washatse, nk'umuntu uzi ko ari mu ishusho y'Imana, nawe ukorerwa mu ishusho y'Imana. Umuhesha agaciro, nawe Imana izabiguhembera. Uko ujya kumushaka wari umuzi, ushaka ko ari umuzi, wenda umwizeho amashuri menshi, wahagera wenda ugasanga wenda ibyo yize wenda ntabibonana n'akazi. Gusa wari umwizemo se wenda ko ari muzima, yakugeraho wenda akarwara. Ushaka ko ari umwizeho ikintu runaka, imitungo ya kenshi usanga abagabo bakunze kuyirya abagore benshi. Ariko none mwese nanumvishije hamwe mu Rwanda nabo ko abagore nabo basigaye batari shyashya. Abagore nabo si shyashya. Ugasanga nk'umugore ufite umugabo, uta umugabo mu nzu, ukajya gushaka undi mugabo ku ruhande, cyangwa ukawaza ukanamutunga mu nzu yawe, ubeshya umugabo ko ari mwene wanyu, ukajya gusambana utaye umugore mu nzu. Urumva icyo gihe nabyo ko ibyo ubukozi wa mugore we ko atari byiza. Wamaze kubwira umugabo ko nta muryango ugira, none uyu munsi arabona azanye umugore mugenzi wawe mu nzu, umwise mubyara wawe kwa kanaka kandi ntacyo mupfana, kugira ngo mujye mukorana ibyaha. Icyo gihe nabyo bizabaza umugabo, kuko uba umutesheje agaciro imbere y'abandi bagabo. Ugasanga umugore urasohoka n'abandi bagabo, mujyanye mu kabari. Bamwe na bamwe bari n'abakirisitu, ariko akabyate nijya mu kabari ntacyo ngiye nzagenda nirire burushete, nzagenda nirire iyo nk'uko wenda niyo ndeke kuzanywa inzoga. Ariko nabyo ni icyaha. Ntose nutesheje umugabo agaciro. Birakwiriye ngo igihe turi mu minsi mibi. Hari igihe usanga abantu benshi banabikora ari abantu bitwa ngo nabi, ni abakirisitu. Ese kabisa umukristo yakwiye kugira mugenzi uko nguko? Ni icyo wagakwiye guhisha umugore wawe? Noneho ibyateye ugasanga n'amatelefone nayo yari abizambije. Hari umuryango ushaka kuzata uyu mugore namushatse ameze gutya, ariko banze kuba narishutse, ubundi nzabaho batampemba, byari nayo guhembwa no kubona uruhembo. Kumva ko wajya gushaka undi ufite umuryango, ariko nawe ukibagiza ko nawe uri umuntu. Kugira ngo utere mugenzi wawe agahinda, umutere kwitekerezaho, umutere ibibazo byinshi. Ubwo rero narangiza mbifuriza nuko buri wese yaha mugenzi we agaciro, kuko Imana yakaduhesheje. Gaha mugenzi we agaciro ufite ibyo ari byo byose. Umuntu ndamutse muraje ubusa, umuntu ndamutse mwambitse ubusa, umuntu ndamutse mucunaguje, ese yazajya hese? Imana yibifata gute? Kuko niba Imana iguhaye umugisha, iguhaye kubera umugore wawe washatse, kugira ngo mubane neza, mugiremo umugisha. Kandi nanone hari burya n'imiryango yo hanze izi kwivanga mu rugo rwawe. Ugasanga nk'umugabo afite inshuti ye y'inshoreke y'umugore hanze, ikaza igeza mu rugo yitwaje ko ari umuryango, ari inshuti y'umuryango. Yahagera ukazasanga urugo rurasenyutse burundu, yitwaje ko ngo afite avuka wenda mu bakomeye, yitwaje wenda ko ufite imiryango runaka. Umugabo hesha umugore wawe agaciro, umugore hesha umugabo wawe agaciro. Nimwubake urugo rwanyu muzi ko urugo rwanyu rushingiye ku Mana, niyo yashimye ko mubana. Kukwitaba ishimo n'uwo muntu ntabwo ari kuzi wangu aze kugushaka, kandi nawe ntabwo waramwemeye. Birakwiriye ngo niba tuzi ko Imana igomba kutubaza impamvu y'ibyiringiro dufite, ibyiringiro njye uyu munsi mfite, ibyiringiro ufite ni ibihe? Umugambi ufashe uyu munsi wa nyuma ni uwuhe? Kuko rero amafaranga ukahesha umugore wawe,
ejo uramutse urwaye ese wajya kukuvuza ninde ko ari wa mwana wawe mwabyaranye aho ngaho. Hari igihe wenda waba ufite imiryango wenda wowe ntawe afite ariko umugore wawe uzakwitaho kuko uyu munsi ni uyu munsi ariko nuje ejo hazaba hasa gute, hazaba hameze gute. Uwiteka naduhire. buke buke hari nzagenda mbona ibyo ngenda mvuga. Iki cyigisho nari mbanje kuvugiraho cyo kugira ngo tubashe kuba twaganira, ni ikiganiro numva cyanteyemo n'igihe cyo kumva ko hari icyo mfite kujya mvuga ku muntu. Mu miryango harimo umuntu, mu bana bacu ni abantu, inshuti zacu ni abantu. Tumenye buryo ki tugomba kubana duhana agaciro. Umpa agaciro imbere yawe kuko urukundo ufitiye umuntu nakubaza impamvu z'ibyiringiro uzabasha buryo ki kumusobanurira. Ubwo uti ngewe ibyiringiro mfite nuko nashatse umugore nkunda kandi tuzabana akaramata. Nashatse umugore nkunda kandi ufite icyo azamara mu muryango wanjye n'abana banjye. Cyambere kandi mu muryango nyamukuru nuko ufite umwana n'umugore akawiheraho. Aho ngaho nuhashobora uzaba wakoreye Imana umurimo ukomeye. Kuko iyi minsi turimo abantu benshi usanga bishuka kandi kudushuka nicyo kibazo umuntu asanga buri muntu ahura nacyo, ugasanga urukundo rwe muri we yarugabanyije uwo babana kandi bitari ngombwa. Imana rero niduhana umugisha. Imana niduhana umugisha. Ndabakunda rwose, nkunda abantu b'Imana, nkunda abantu Imana ndi mu ishusho yayo. Turi abavandimwe. N'umugore we nubwo umubona gutya ari umugore nyine yaje nk'umukunzi wawe, yaje kugufasha utishoboreye, kandi nawe mugore waje gufasha umugabo wawe kugira ngo mufatanye kubaka urugo, nta mpamvu yo kugira ngo mubane mu buryo butanejesha Imana. Imana iduhana umugisha. Nari navuze ngo wajya agira icyifuzo yajya hasi yaba yampamagara cyangwa se akaba yanyandikira gusa kuri YouTube aho ngaho mbasha gucisha kino kiganiro. Haracyariho akabazo gatoya ndi gusa nkaho nabasha gukosora, nibwo nkiga gukoresha YouTube. Ntabwo byoroshye, nkatwe tuba tumaze kuba bakuru kugira ngo ujye mu bintu bya tekinoloji gake gake ugenda ubyiga, ariko umugambi w'Imana ugasohora. Yari yemeje gukorera Imana mu bihe byiza n'ibibi, nubwo biba bingoye. Ndacyashakisha uburyo ki nagera wenda bazajya bafasha gukora komanteri bakazagenda bayikora. Ubwo ngubwo mbifurije amahoro y'Imana. Ukeneye kujya ajyana nanjye yajya akora inzogera kugira ngo n'ikiganiro kigere ku bandi. Ariko rero mu minsi iri imbere abantu nimara kuba ari active ikiganiro ngenda nkora, nzageza gukora groupe hari se ya WhatsApp kugira tuzajya duhuriraho tugaganira nk'abamama, cyane cyane abamama bakuriye mu buryo bw'ubupfubyi. Uno munsi baramutse bankeneye ndi bushyireho wenda nimero yanjye, banyandikira kuri WhatsApp kugira ngo tujye tumenya ibibazo biri mu miryango, tubiganireho, tubishakire umuti. Kuko birakwiye kugira ngo dufashanye. Urukundo rw'Imana tuvuga ko tugomba gufasha kuko turi abana b'Imana. Icyongeyeho turi abavandimwe. Ko Imana yaturemye nuko turi abana b'Imana, turi abantu Imana yiremye ikaduha agaciro. Hesha agaciro mugenzi wawe rwose. Twumve ko ibyo tuzongera kuganiraho ati bizajya biduhuza kuko duhana n'agaciro. Umuntu akunde mugenzi we nk'uko yikunda. Imana iduhana umugisha. Ndabakunda cyane. Mwari kumwe na Mukarugira Valentine. Ndabifuriza amahoro y'Imana. Mugire amahoro y'Imana. Shalom.